w'abakene, mu muryango w'abantu batamenyekana, ikavana y'umuntu ikamukuza kubw'isezerano ryayo, kubw'imbaraga zayo, ikamwogeza, abantu bakavuga ngo Imana irakomeye. Ibyo twabonye ni agatonyanga mu nyanja, ngo yakurihiriye ishuri, ni agatonyanga, icyo ni kimwe. Ngo yaguhaye urubyaro, ako ni akantu gatoya. Ngo yakubakiye urugo, ngo yagukoreye ubukwe, ni akantu gatoya. Reka dukomeze tubane nawe tuzabona ibirenze ibyo ngibyo, dukomeze dutindane nawe tuzabona ibirenze ibyo ngibyo. Kererwa usanganire arabakunda muze mwese mudashidikanya mwiyumvire ibyiza by'Umwami Yesu. Kererwa umusanganire teza amaboko arabakunda. Indirimbo iravuze ngo muze mwese mumusanganire, muze mudashidikanya mwiyumvire ibyiza by'umukiza Yesu. Yesu ahamagara abigishwa be, yahamagaye uwitwa Filipo. Filipo amaze kumubona, amaze kwizera kumukurikira, yaragiye abwira uwitwa Natanayeli, aramubwira ngo uwo Mose yavugaga, uwo Mose yahanuye, uwo Mose yavuze mu mategeko abahanuzi bakamuhanura, twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Ariko Natanayeli avuga ijambo rikomeye, aramubwira ngo mbese i Nazareti hari ikiza cyavayo? I Nazareti hari ikiza cyaturukayo? I Nazareti hari haranditse izina ko nta kintu cyiza cyahaturuka. Nta cyizere hagirirwaga, ntabwo ari umudugudu ushamaje ushimishije, nta cyiza ngo cyahaturukaga. Mu myumvire y'abantu bumvaga ko nta cyiza cyahaturuka, ariko se ushingiye ku ijambo ry'Imana koko nta cyiza cyavuyeyo. Nazareti nta cyiza cyavuyeyo. Babonaga nta cyiza cyavayo, abantu bibwira ko nta cyiza cyaturukayo, ariko se iyo usomye koko usanga nta cyavuyeyo. Havuyeyo Kristo, havuyeyo umwami w'isi n'ijuru, havuyeyo ukomeye kurusha abandi bantu, havuyeyo umunyacyubahiro urenze abandi banyacyubahiro bose bahari n'ababayeho n'abazabaho, havuyeyo umwami w'abantu. Imana ishema, Imana ihabwa icyubahiro. Uko niko n'abantu iyo bakurebye babona nta cyizere bakugirira, babona nta byiza byaguturukamo. Iyo barebye uko umeze, bakareba iwanyu aho uvuka, bakareba uko uhagaze, bakakurebera inyuma, babona nta byiza byaguturukaho, babona nta cyizere bakugirira, babona nta terambere uzagira, babona nta hantu uzigera ugera. Hari igihe abantu baba babona mu muryango wawe nta cyiza cyaturuka, bakabona nta muntu ukomeye wava iwanyu, bakabona nta muntu mbese uvuga rikijyana waturuka iwanyu. Ariko Imana ijya inyuranya ibihe. Umuryango usuzuguritse, mu muryango w'abakene, mu muryango w'abantu batamenyekana, ikavana y'umuntu ikamukuza kubw'isezerano ryayo, kubw'imbaraga zayo, ikamwogeza, abantu bakavuga ngo Imana irakomeye, Imana ya kanaka irakora, Imana ya kanaka ni inyembaraga. Izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Simfite isoni zo kukubwira ko no kugwamiriza ko bazatungurwa no kubona imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Abantu bazatungurwa no kubona iby'Imana ikoze ku buzima bwawe. Abantu bazatungurwa no kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Utagirirwaga icyizere, utifuzwaga mu bantu, w'abantu batishimiraga kugenda no kwicara nawe, bazabona ineza y'Imana ku buzima bwawe, bazabona imirimo y'Imana ku buzima bwawe, kuko Imana niyo ibikora. Imana niyo igira ikirema kandi yarangiza ikagikomeza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ariko Filipo aramubwira ngo ngwino urebe, havuyeyo uwitwa Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti, twamubonye, niwe abahanuzi bahanuye, niwe Mose yavuze mu mategeko, twamubonye, ngwino nawe urebe.
ngwino nawe urebe. Nataniyeli ngo agere imbere ya Yesu. Yesu aramubwira ngo nguyu umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Nataniyeli atangazwa n'ukuntu Yesu amuzi, n'ukuntu Yesu amumenye. Yesu aramubwira ngo igihe wari munsi y'umutini nakurebaga. Nataniyeli yaribajije ngo mbese wamenyeye hehe, niki cyakumbwiye, umenyeshejwe n'iki? Ariko Yesu aramubwira ngo cya gihe ukiri munsi y'igiti cy'umutini nakurebaga. Nataniyeli ahita yizera, aravuga ngo Rabi, uri umwana w'Imana koko, ahita amwizera. Ariko Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo wikizezwa nako ngako nkubwiye, ahubwo ngwino nkurikire tugendane, uzabona ibirenze ibyo ngibyo. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo mwabonye ni bikeya, ibyo twabonye ni bikeya. Mu minsi umaranye na Kristo, mu minsi tumaranye na Yesu, ibyo twabonye ni bikeya. Dukomeze tubane nawe tuzabona ibirenzeho. Dukomeze tumwizere tuzabona ibirenzeho. Dukomeze tumukurikire tuzabona ibirenzeho. Dutindane nawe tuzabona ibirenzeho. Ibyo twabonye ni agatonyanga mu nyanja. Ngo yakorihiriye ishuri ni agatonyanga, icyo ni kimwe. Ngo yaguhaye urubyaro, ako ni akantu gatoya. Ngo yakubakiye urugo, ngo yagukoreye ubukwe, ni akantu gatoya. Ibyo nanjye yarabinkoreye, n'undi yarabimukoreye, ni utuntu dutoya. Reka dukomeze tubane nawe tuzabona ibirenze ibyo ngibyo. Dukomeze dutindane nawe tuzabona ibirenze ibyo ngibyo. Dukomeze tugendane nawe tuzabona ibirenze ibyo ngibyo. Dukomeze tumwizere tuzabona ibirenze ibyo ngibyo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro cyane. Twe gucogora kumukurikira, twe gucogora kumwizera, twe gusubira inyuma, twe kurangazwa n'ibiri mu isi n'ibigaragara bishamaje bishagirana, ahubwo dukomeze dutumbire Kristo, niwe banze ryo kwizera, azatugeza ku bintu bikomeye tutazi. Imana ishimwe. Ahandi hose ni ku musenyi, ibindi bintu byose abantu bajya bubakaho bakabyishingikirizaho ni umusenyi, ariko Kristo niwe rutare, niwe buye rikomeye ryanzwe n'abubatsi, ariko nyamara ryahindutse irikomeza ifuruka. Imana ishimwe. Ntabwo azatumwaza, ntabwo azadukoza isoni, ntabwo tuzabyicuza kumukurikira, ntabwo bijya byicuzwa. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mukomere kandi mushikame, abari muri Yesu neza mugumemo, abamwizeye mukomeze mu mwizere, abamwishingikirijeho mukomeze mu mwishingikirizeho. Muririmbyi yaravuze ngo Yesu ni icyambu, yambereye icyambu, nanjye mpindura icyamba, kandi ngo ni inkoni yanjye ngenderaho. Mukomeze mu mwishingikirizeho, mukomeze mu mugendereho, mukomeze mu muhamye, mukomeze mu muvuge. Azatugeza mu ijuru, azadushyikiriza Data wa twese tudafite ikizinga n'umunkanyari. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Muhabwe umugisha n'Imana. Imana ikomeze kubishimira. Ndabakunda cyane. Amen.